narababwiye impamvu i Kigali tutabona new talent ziba update zikaba done. Man, ntabwo ari uko badakora pose, uko badakora every done but every time baba bari studio ariko kugira ngo ball zabo zizajyanye n'ikibazo. Twagiye twumva ba Element kubera kuryamira abahanzi nk'aba Okama yavuze ko tazongera gukorana na Element. Tunabona na Yamano nawe yarabivuzeho. Noneho bano basa ni bari hasi we n'insazi bro, bari hasi. Wenda akorera kwa Riza Beat, akorera kwa nde man, uzisi bari abajama nibo bagoye rero kurenza. Uwo ni umuntu ari talented mu gihugu bamuzi, akageraho avuga ati man, uno mujama ntabwo nzongera gukorana nawe man. Aba yarashize bro, aba yarashize. Ntukabone rero hari abakoboyi batanje wenda badakora, ukumva akoze indirimbo ya mbere ibaye done, kongera gusubira studio bikagorana, ukagira ngo nuko adakora. Wapi biri kwicwa na industry nyarwanda. Duhere ku ba producer bro, duhere ku ba producer nta bintu bya ubu. Nkanjye nabwira ko buru umaze gukora ari nka 800 ariko nta n'imwe badane. N'ikibazo man, n'ikibazo suko u Rwanda rudafite talented, suko u Rwanda rudafite, ariko ba bantu bagomba kutugira abo tugomba kuba bo nibo kibazo kabisa. Sinzi niba twese buri nka Easy nawe nabonye yaragiye muri production, wenda nitugira wenda nk'abahanzi benshi bagomba kujya bikorera umuziki wabo, wenda tuzabona industry nyarwanda yabaye done. Ariko this moment man, biracyari ikibazo cyane gikomeye cyane, kuko niba dufite aba producer akaba afite nk'abahanzi 600 agomba gukorera, izo audio zose kugira ngo zijye hanze birasaba iki? Usanga wa wundi utaramenyekana aryamiye wa wundi mukuru cyane tuvuga ngo yaragize, ariko ntabwo byakabaye. Ikibazo gikomeye cyane kabisa. Every talented, every producers bakabaye kuba joined bagakorana, ibyo bakoranye bikajya hanze bikerekwa n'abanyarwanda bro, tutagombye kuba kugira ngo tubijyane kuri kamera, tubijyane kuri TV ngo abantu bamenye ko uyu ngo twarahemukirana. Ntaho twaba turi kuva nta naho tujya. Njye narababwiye kabutindi ko ibintu byose ngomba kubibazanira nkabagaragariza bro, buryo ki nka Demiro mutari kumwe. Ntabwo ari ukubera njye bro, njye ndakora ariko aba producer baraduhemukira bro, baraduhemukira bya danje, sinzi ariko sinzi. Buri producer wese ukora mu Rwanda yiyumve ko ahemukira abasani dukorana bro, abyumve neza kabisa.